Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Luc Karekezi, ndayishimiye kuba tutaziranye. Ndumuvuga butumwa bwiza, nkunda Yesu, ndakijijwe. Nicyo cyiza kiruta ibindi byose, nuko ndi umugenzi ujya mu ijuru. Nta kintu cyiza kiri mu isi nko kuba nawe waramenye Yesu, waratangiye urugendo rujya mu ijuru. Rero niba ukijijwe, ndi mwene so dusangiye amakuba n'ubwami bibonerwa muri Kristo Yesu. Niko Yohana yabwiye abo yari yandikiye, amatorero 7 yo muri Aziya yari yandikiye. Yesu yaramutumyeho. Presentation yiwe ntabwo yakoze ibintu bikomeye cyane, ntabwo avuze ibintu bikomeye cyane ngo yigaragaze nk'umuntu udasanzwe. Yavuze presentation yoroheje cyane, aravuga ati ndi mwene so musangiye amakuba n'ubwami bibonerwa muri Kristo Yesu. Nicyo gikomeye, nuko turi abavandimwe mu mwami wacu Yesu Kristo. Dufite umubyeyi umwe ari we Mana yacu, kandi dufite umwami umwe ari we mukiza wacu Yesu Kristo, adupfiriye akaducungura. Yesu ashimwe cyane. Rero ndakwakiriye wowe mushya kuri iyi channel, ndagusaba kugira ngo ukomeze ubane natwe. Hari ibyigisho bitandukanye ubasha kubonaho, hari ibyo twatambukije mu gihe cyashize, hari n'ibyo tuzakomeza gutambutsa. Ubasha gukora subscribe kugira ngo bijye bihita bikugeraho uko tubishyizeho, ubashe kubibona. Biba ari byiza nabyo, kugira ngo tubashe kugendana muri uru rugendo. Imana yaduhamagariye gukora umurimo wayo, by'umwihariko kuri iyi channel y'Integuza Ministries. Umurimo Imana yaduhaye by'umwihariko n'umurimo wo gufasha gutegura itorero ry'Imana, gutegura abantu b'Imana kubw'iminsi iri imbere, kubw'iminsi y'imperuka, iminsi ya nyuma, ndetse no kubwo kugaruka kwa Yesu. Yesu ari hafi kugaruka, ibyo nta gushidikanya. Abantu benshi barabivuga, ariko hari byinshi Imana ishaka guhishura, igenda ihishura bijyanye n'iby'iminsi y'imperuka, bijyanye n'uburyo dukwiriye kwitegura. Iyo umugeni yenda gusanganira umukwe, hari imyiteguro agira. Hari imyiteguro agira nk'umugeni uri kwitegura kujya kubaka urugo, uri kwitegura gusanganira umukwe wiwe, cyangwa se uwo bazabana iteka ryose. Rero muri ubwo buryo ni byiza yuko umugeni wa Yesu, umugeni wa Kristo, abana b'Imana bamenya ibyo umwami ashaka, uburyo ashaka yuko tumwitegura. Yesu ashimwe cyane. Ndakwakiriye rero muri uyu mwanya kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Hari amagambo numva umwuka w'Imana amaze iminsi ashyira ku mutima kugira ngo dusangire. Ndashima Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tubashe kuyasangira. Ariko mbere yuko dukomeza, reka dusenga Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'umuntu wese ukurikiye iyi message. Ndagushimiye cyane kubwo wamushyizemo umutima wo kugira ngo abashe kumva ijambo ryawe. Niwe wamuhamagaye Data, na appointment yawe, n'ubushake bwawe, n'umugambi wawe, ni gahunda yawe. Ushimwe himbazwe. Sabye umugisha rero ku muntu wese wumva aya magambo, kandi ndamusabye ubuntu bwawe bwinshi kugira ngo abashe kugira gukomera muri we, kandi abashe kwiha agaciro umutima wewe Data. Urakoze mwami wacu, vugana n'imitima yacu, nanjye mbi igikoresho cyawe kugira ngo tubashe gusangira na bene Data icyo washyize ku mitima yacu. Urakoze mwami, icyubahiro kibi cyawe iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ndagira ngo by'umwihariko tuganire ku ijambo rijyanye n'amasezerano. Abo twagiye tuganira mu nyigisho zitandukanye, murabizi hari amasezerano twagiye tuvugaho. Hari isezerano by'umwihariko ry'ububyutse Imana yasezeranye. Hari n'icyo yavuze, ntabwo nakita isezerano, ni icyo yavuze kizaba na karengane k'itorero, ariko by'umwihariko hari ububyutse bw'itorero, hari igihe cyo gukangura itorero. Kandi undi mwihariko kuri ubwo bubyutse ni igihugu cy'u Rwanda. Murabizi abo twagiye dusangira ubuhamya bw'uburyo Imana yatangiye kumpamagara mu ruhande rwanjye, imbwira ku bijyanye n'ububyutse, ariko kugeza igihe yambwiye ku bijyanye n'iby'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda. Imana yarambwiye ngo igihugu cy'u Rwanda ngihaye umugisha, kandi kizaba umugisha. Bene Data, ndagira ngo mbabwiye ngo igihugu cy'u Rwanda ni ingobyi y'ububyutse. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu Imana yatoranije kubw'ubuntu bwayo. Imana itoranya uko ishaka, nk'uko itoranya umuntu uko ishaka, niko itoranya n'igihugu runaka kugira ngo igisoreshe imigambi runaka. Rero uyu munsi turavuga ku masezerano y'Imana, ariko turavuga no ku gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ku masezerano yo ku gihugu cy'u Rwanda, kandi dusangira iby'umwuka agenda atubwira, iby'umwuka agenda avuga, byaba mu buryo bw'ubuhanuzi cyangwa mu buryo bugiye butandukanye, n'uburyo Imana igenda ishura mu buryo butandukanye. Ndagira ngo mbere yuko dukomeza, nsomera ijambo riri muri Yesaya igice cya 62 umurongo wa 6 n'uwa 7. Haravuga ngo, yewe Yerusalemu, nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro, yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere,
kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi. Amen. Ngo yewe Yerusalemu nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi. Amen. Bene data, reka mbabwire, Imana itoranya uko ishaka nk'uko nari mbivuze, ariko ntabwo itoranya abantu gusa, itoranya n'ibihugu. Ntabwo ari u Rwanda gusa Imana yatoranije, hari n'ibindi bihugu yagiye itoranya kubw'umugambi wayo runaka. Urugero natanga ni igihugu cya Amerika. Hari byinshi abantu bakivugaho, ariko igihe cyo bivugaho n'icy'umwuka yampaye kumenya. Mu gihe cyashize Amerika ni igihugu kitamaze imyaka myinshi. Hari ibihugu bimaze imyaka myinshi cyane, u Rwanda rumaze imyaka myinshi kurusha Amerika. Ariko Amerika ni igihugu nubwo cyavutse mu buryo scene international, kuri scene international cyavutse mu gihe kitari cya kera, ariko cyavutse kigira imbaraga, kirakomera cyane. Mbere y'intambara y'isi yose, ntabwo mu myaka yari ibanje cyari kikiri gitoya, ntabwo wavuga yuko cyari igihugu yenda cy'igihangange nk'uko kiri igihangange ubu ngubu cyangwa se mu minsi yashize. Ariko abantu batangiye abanyamerika abazungu bagiye muri Amerika, bari abantu bubaha Imana. Babaye abantu bubaha Imana, bari bavanze, birumvikana harimo n'abatubaha Imana. Ariko nk'abatangiye uyu munsi hari uburyo abantu bagenda beditinga amateka, bagashaka kugaragaza abantu bamwe n'amagahunda zimwe mu buryo butari bw'ukuri mu by'ukuri, ndetse bagashaka kugoreka ijambo ry'Imana, ndetse n'amateka bagashaka kuyagoreka. Ariko Amerika, the forefathers of Americans, abasekuruza b'abanyamerika b'uyu munsi, benshi bubahaga Imana, bari barimo abantu bubaha Imana. Abantu nka George Washington n'abandi bubahaga Imana. Kubw'iyo mpamvu Imana yarabakoresheje. Igihugu cy'Amerika Imana yaragikoresheje mu kugira ngo ubutumwa bwiza busakare mu isi. Niba ari igihugu cyagiye kitanga mu kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare mu isi, Amerika irimo. Kandi Imana iha umugisha abanyamerika, kandi yongera igenderere kiriya gihugu nubwo kigenda kiva mu murongo cyari kirimo wo kubaha Imana. Rero muri ubwo buryo n'u Rwanda Imana yararutoranije, kandi ndashima Imana kubw'ibyo ngibyo. Kandi nawe ubasha kumva ururimi ukwiye gushima Imana kubwabyo. Hari ababivuga, hari ababyakira mu buryo butandukanye, abandi bakabikora amakomantere atandukanye, ariko icyo nahawe kumenya n'umwami nicyo mbamenyesha, kugira ngo mufatanye natwe nk'uko Imana ibishaka. Rero iyo Imana itanze isezerano, ryaba ku muntu ryaba ku giti cye, isezerano bisaba kurirwanira. Iyo isezerano ritanzwe, hari intambara itangira. Niba Imana iguhaye isezerano, menya ngo urugamba ruratangiye. Niba Imana itanze isezerano, menya ngo intambara iratangiye. Intambara imeze gute? Hari umwanzi witwa Satani, arwanya amasezerano y'Imana yivuye inyuma. Iyo turebye mu mateka, mu ijambo ry'Imana, Aburahamu Imana imuhamagara iravuga ngo genda mu gihugu nzakwereka, nzakugira ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Ariko ageze i Kanani ntabwo yahagumye, yakomeje agenda, ndetse aza kugera ahantu atangira kubeshya mu buryo butandukanye. Satani yakomezaga arwanya ko Aburahamu yaguma mu mwanya agomba guhererwamo umugisha n'Uwiteka. Yakomezaga arwanya isezerano Imana yasezeranije Aburahamu. Ndetse Imana yari yaramubwiye urubyaro, imubwira urubyaro azabona, kandi yari afite umugore witwa Sara. Ndetse Satani ageze ubwo anyura muri Sara kugira ngo arebe yuko yazana ibiri fake, ibidahuye n'umugambi w'Imana. Abyara umwana, murabizi ko yabyaye umwana udahuye n'umugambi Imana yamusezeranije witwa Ishmael. Ariko Imana yavuga ati kuva ari urubyaro rwawe nawe nzamuha umugisha, ariko ntabwo ari we nzaha ryasezerano naguhaye, kuko isezerano naguhaye rizaca muri Sara. Ariko Satani yari yabirwanije. Abisirayeli bava muri Egiputa, Satani yarwanyije cyane yuko bagera i Kanani. Murabizi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo abavuye yari bakuru bakuze, uretse abatoya hageze iyo babiri bonyine, Kalebu na Yosuwa. Yewe na Mose wari wabavanyeyo ntabwo yabashije kugera i Kanani. Benshi bafiriye mu butayu, kandi nubwo yenda bamwe bibagora kubyakira, n'Imana yabiciye mu butayu. Benshi n'Imana yabiciye mu butayu, n'Imana yanze yuko bagera i Kanani. Ariko Kalebu na Yosuwa kuko kuyumvira no kuyizera bageze i Kanani. Rero ni iki cyatumye ibyo byose biba? Nuko Satani yarwanyaga
isezerano Imana yabahaye ryo kuzagira mu gihugu cy'i Kanani, kuko ririya sezerano niryo ryari rikurikiwe n'umugambi w'Imana. Satani igihe cyarageze barakaza Uwiteka kugeza igihe Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo ubu bwoko butagonda ijosi mva imbere mburimbure magice mbukureho, noneho we ngufate ngugire ubwoko bubarusha gukomera. Mose yikubita imbere y'Uwiteka aravuga ati Uwiteka wikora ibyo bintu, bababarire, kandi niba wanze kubababarira unsibe mu gitabo cyawe, ariko bababarire byanzumvikana gute? Mose amera nk'uri kugira inama Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo ubaye inshuti y'Imana ugera ku rwego umera nk'aho uyigira inama, muhinduka inshuti, mukamera nk'abahana ibitekerezo. Ni icyubahiro gikomeye Imana ibiguhaye, si uko wirusha ibitekerezo cyangwa se, ariko Imana yishimira gukorana n'umuntu kuko yamuremye mu ishusho yayo. Haleluya. Yishimira kubona umuntu akoresha ubwenge bwiwe mu kuyubaha, mu gukora ibihuye n'ubushake bwayo. Nk'aho ngaho ntabwo Mose ntabwo ari uko Imana yari ishatse kurimbura Abisirayeli mu bushake bwayo, ahubwo nuko bari bayirakaje cyane. Yari ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Ijambo ry'Imana avuga ngo yari igiye kubarimbura ngo iyo Mose adahagarara mu cyuho, kandi Imana yarabyishimiye yuko Mose ahagarara mu cyuho. Uyu munsi aya magambo uri kumva, ahari nawe Imana hari aho yabishaka yuko uhagarara mu cyuho cy'umuryango wawe, mu cyuho cy'ubuzima bwawe, mu cyuho cy'igihugu, kugira ngo Imana ibashe gusoza isezerano yasezeranije. Yesu ashimwe cyane. Rero hari uburyo Satani arwanya amasezerano y'Imana. Uburyo bwa mbere Satani arwanya amasezerano y'Imana, Satani ajya ashaka kuriganya. Iyo Imana iguhaye isezerano, Satani ashaka kuririganya. Satani ajya ariganya amasezerano, abantu benshi bagahabwa amasezerano ariko akayariganya. Muzi inkuru ya Daniel ubwo yarari gusenga. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nyuma y'iminsi atari gusenga, marayika yaraje, yaroherejwe, ariko ngo amara iminsi 21 yarafashwe mu kirere n'ingabo z'abadayimoni zikomeye cyane, zimubuza gukomeza urugendo ngo agende asohoze misiyo Imana yari imutumye. Biratangaje kubona marayika ukomeye. Ubwo Daniel yamubonaga yagize ubwoba, arikanga kubw'igitinyiro yari afite uwo marayika avuye imbere y'Imana. Ariko nubwo yari marayika uteye ubwoba, ntibyamubuje gufatwa aguye muri ambusha abadayimoni. Amara iminsi 21 Daniel akomeza gusenga kugeza igihe Imana yohereje intervention, yohereza marayika Mikaeli arazarwana n'abadayimoni babujije marayika gukomeza urugendo. Abohora, aramubohora, marayika akomeza urugendo, agenda agera kuri Daniel, arongera aza amuhereza ubutumwa yaramushyiriye, arongera aragenda asubira ku Mana. Aho ngaho bitwereka iki? Bitwereka ko hari ibintu Imana iduhereza ariko Satani akabirwanya. Imana itanga ibintu mu mwuka, kubwo kuba maso tukabona bisohora mu mubiri. Imana ishobora kukubwira ngo nguhaye iki ngiki, ariko utaba maso ntuzigere ukibona. Atari uko itakigwaye, ahubwo kuko uburyo bw'Imana ikora, Imana itanga ibyayo mu mwuka bigasohora nyuma mu mubiri. Natwe tubigiramo uruhare, gusohora kw'amasezerano y'Imana tubigiramo uruhare nk'abantu. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo tutabaye maso, hari uburyo Satani ariganya ibintu, ugasanga arakuriganije ibintu kubwo kutasenga, kutaba maso, akariganya ibintu bimwe akabifata amasezerano yawe akayafata n'iby'Imana yagambiriye, akamera nk'ubiziritse ntibisohore, kandi Imana iyo yaragambiriye kubisoza yaranabisoje mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'umubiri utarabibona. Mu buryo bwa kabiri, Satani ahagurutsa abanzi bo kukurwanya, agashaka no kukwica. Iyo turebye nka umwana mutoya witwaga Mose akiri mutoya, agiye kuvuka, Satani akenshi amenya amakuru yo mu buryo bw'umwuka. Ubwo yavukaga Mose bishe abana b'abahungu. Kubera iki? Kuko Satani yari yabibonye yuko igihe cyo gucungurwa kwa Abisirayeli kigeze, kuko n'imyaka Imana yari yarayivuze. Noneho Satani ahagurutse umwuka kugira ngo yice abana b'abahungu, ko yaravuga ati hari umuhungu ugiye kuvuka kuri kose. Ariko Imana irinda Mose. Rero Satani ahagurutsa abanzi, adversite, ku buryo barwanya banakwica. Iyo umwana afite isezerano rikomeye ry'Imana, hari igihe Satani atangira kumurwanya akiri muto. Ukabona nko muri famiye arimo, ukabona niwe ugira ibyago, niwe urwaragurika, niwe uhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, niwe ufite troubles nyinshi zitandukanye, ukibaza impamvu yabyo, ariko ni Satani uri kumurwanya. Muzi inkuru ya Yosefu, uburyo Satani yamurwanyije ashaka kumwica kugira ngo arebe yuko yaburiza mu mugambi w'Imana. Uburyo bwa gatatu Satani nanone akoresha, ariko Satani
nibwo buryo bubi kurusha ubundi, ni ugushaka kuguteza icyaha no kukuyobya. Mu buzima bwa Yosefu abonye yuko atabasha kumwica kubwo gukiranuka, kuko iyo ukiranukira Imana uburinzi bw'Imana buba bukuriho. Abonye yuko atabasha kugira icyo amutwara, icyo yakoze ni ukumushakira umugore wo kumushuka ngo asambane nawe. Iyo Yosefu yemera kuba umuhabara wa Mukapotifari, akemera kuba umusambane wiwe, yari kuba avuye mu murongo w'Imana, yari kuba yivanye mu murongo w'amasezerano y'Imana, ku buryo yenda n'isezerano ryari kutazasohora. Satani rero hari igihe aguteza ibyaha, ashaka kuguteza ibyaha kugira ngo uve mu masezerano y'Imana. Ntabwo ari uko abagukunza gushakiriye kunezeza umubiri wawe, no, ntabwo. Abanyabyaha Satani arababeshya ngo arashaka kunezeza imibiri yabo, ntabwo ariko bimeze. Abashaka kukuvana mu murongo w'Imana. Abisirayeli bakoze ibyaha kugira ngo Satani ari kubibateza kugira ngo Imana ibe ari ibiyicira, kugira ngo Imana ibakureho uburinzi bwayo. Rero Satani arwanya umugambi w'Imana. Iyo Imana yatanze isezerano, menya ngo ni urugamba rwo kurirwanira. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu akiri mu isi, tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Igihe cyose ugihumeka, menya yuko ubuzima ari intambara. Ntabwo ubuzima buri supposed kuba intambara. Ku manywa na nijoro uri supposed kurwana. Ntabwo ukwiriye kwemera kuneshwa. Menya ko uri umurwanyi, uri umusirikare, uri ingabo. Ambarira urugamba kandi Yesu ari kumwe nawe. Yesu akurangaje imbere niba waramwizeye. Icyiza cyo kwizera Yesu, yaravuze ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana. Intambara ntabwo uzazirwana wenyine, nzaba nkurangaje imbere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero hamwe n'ibyo ndagira ngo ngaruke ku gihugu cy'u Rwanda. Imana yatanze isezerano ryiza rikomeye kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndabyibuka igihe kimwe nari njyanye, Imana iransura, inyereka ibihugu bitandukanye. Nabonye ibihugu bitandukanye bizagerwamo n'ububyutse buvuye mu Rwanda. Nabonye ibihugu by'Ubuhinde, nabonye ibihugu bya Australia, nabonye ibihugu bya Japan n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye, ibyinshi byo muri Aziya, ariko ndibuka kimwe nicyo nabonye cyo muri mu Burayi, ariko ahari ni chance Imana yampaye, icyo nzi cyo ndashidikanya buzagera kure cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ifite umugambi ukomeye, ariko Satani nawe arabizi. Ariyo mpamvu iri jambo twasomye rivuga ngo shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, ntimukamuhwemere, kugeza ubwo azahindura Yerusalemu, azakomeza Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi. Ndashima Imana kubwo abagaragu b'Uwiteka Imana yahagurukije, barimo ba Antoine Rutayisire n'abandi. Ndabyibuka mu gihe cyashize, mu myaka yashize, ubwo nakizwaga, nagiriwe ubuntu bwo gutangira kumva ubutumwa bwiza ndetse no kumva umugambi Imana ifite kuri iki gihugu, mbere y'uko Imana itangira no kungendera ku giti cyanjye. Nkabyumva uretse ko icyo gihe ntabisobanukirwaga. Kenshi iyo wumva ibintu atari Imana ibikubwiye direct, hari igihe udahita ubishyikira nk'uwabibwiwe n'Imana imusuye. Ariko naje kusurwa n'Imana, Imana ibimpishura mu buryo bukomeye cyane. Ndashima Imana rero kubw'abantu batubanjirije mu murimo w'Imana, guhera jenoside irangiye mu Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi irangiye mu Rwanda muri 1994. Muri iyo myaka guhera muri 1996 na 7 8 2000, muri iyo myaka kuzamura, hari abagaragu b'Imana, ababyeyi bacu mu buryo bw'umubiri ndetse n'abatureze mu buryo bw'umwuka, babaye imbere y'Imana, kandi Imana yari yarabahaye amasezerano amenshi tubona uyu munsi yasohoye. Ndabyibuka mu mwaka wa 1997 na 6 n'umunani, ubwo Eme yasohoraga indirimbo ivuga ngo muririmbire Uwiteka kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Mu by'ukuri cyari igihe utabashaga kubitekereza, cyari igihe utabashaga gutekereza u Rwanda nk'uko tubona uyu munsi. Ariko bwari ubuhanuzi bwari bumujeho, nk'umuhanzi buza mu buryo bw'indirimbo, ariko n'umwuka w'Imana wari umuhaye isezerano kuri iki gihugu. Hari abantu rero bafashe umwanya barasenga, babaye maso barasenga. Ndabyibuka umugaragu w'Imana Rutayisire, Pastor Antoine Rutayisire, ubwo yavugaga ku bijyanye n'abarinzi b'inkike, byari ibintu abantu benshi abantu bamwe batamenye, ariko ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi Imana yagiye ihagurutsa basengera umurimo w'Imana, abasengera amasezerano Imana yasezeranyije kuri iki gihugu.
kandi twabonye Imana ikora ibitangaza muri iki gihugu, twabonye Imana izura igihugu cy'u Rwanda, twabonye Imana yongera gutanga umugisha muri iki gihugu, cyongera kumenyekana kuri scene internationale, kitazwi nk'abantu bicana hagati yabo bangana bakora genocide, oya, ahubwo kitangira kumenyekana ku bindi byiza byinshi bitandukanye. Ndashima Imana cyane, ndetse turashima Imana cyane na bene data kubw'ibyo Imana yakoze, ndetse no kubwo abo yakoresheje bo mu buryo butandukanye, bo mu buryo bw'itorero, abagaragu b'Imana, bwo mu buryo bw'ivugabutumwa, bwo mu buryo ndetse n'uburyo buri politike. Imana ishimwe kubwo abo yakoresheje kubw'umugambi wayo. Ariko umugambi w'Imana uracyakomeje kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo umugambi w'Imana urasohora mu bwuzure bwawe kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariyo mpamvu iri jambo umwuka w'Imana numvisha rishyizeho kugira ngo turisangire nawe wumve iyi message. Ni ngombwa yuko ufatanya n'abandi kwingingira amasezerano Imana yavuze kuri iki gihugu. Ndagira ngo mbabwire bene data, igihugu cy'u Rwanda gifite ubwishingizi imbere y'Imana kubw'umugambi wayo ukiriho. Ushobora kutahita ubyumva, ariko ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana n'icyo umwuka w'Imana avuga. Ariko kubw'iyo mpamvu Satani ahagurutsa byinshi byo kurwanya umugambi w'Imana. Amasezerano Imana yatanze kuri iki gihugu, Imana izayasohoza, ariko hari abantu igomba gukoresha kugira ngo ayo masezerano asohore. Kandi kimwe mu byo abo bantu bagomba gukora ni ugusengera ayo masezerano Imana yatanze, ni ukwingingira ayo masezerano. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire mwene data, icyama nawe ukabasha kubisobanukirwa, ukabyumva mu buryo bw'umwuka. Satani arwanya cyane amasezerano y'Imana kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Mu buryo bumwe ayarwanya ashaka kuzana ibyaha bikomeye bitandukanye. Mu minsi yashize mwumvishe inkubiri yabaye nk'ibaho, ni nk'ibintu biba biri gutogota bigasa n'ibigiye hejuru bukeya. Hari ibicaniro by'umwijima Satani ari kugenda ashaka kubaka muri iki gihugu. Nta yindi mpamvu, ni uko ari kurwanya umugambi w'Imana kuri iki gihugu. Nk'abakristo ni inshingano zacu guhaguruka tukarwanira umugambi w'Imana yasezeranye kuri iki gihugu. Ntabwo dukwiriye kurebera, ntabwo dukwiriye kureba social media ngo dutangare, ngo twumirwe, ngo twibaze nk'abandi. Hoya, dukwiriye kumenya ngo ni wa mugambi, ni amasezerano Imana yaduhaye kuri iki gihugu ari kurwanywa. Hakenewe abantu bahaguruka bakarwana mu buryo bw'umwuka. Hakenewe abarinzi. Yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza u Rwanda akaruhindura ishimwe mu isi nk'uko yabisezeranye. Ibicaniro by'ubutinganyi, ibicaniro byo gukiranirwa, ibicaniro by'ubusambanyi, kugeza ubwo ibyaha bitangira kugira imbaraga. Muri Amerika yatangiye ari igihugu cyubaha Imana, ariko uyu munsi ni igihugu kibirimo gukiranirwa. kandi uko gukiranirwa gishaka bagenda bashaka ku exporta ngo bakuzane no mu bihugu bindi bitari Amerika. Uyu munsi hari idini rya Satani risenga Satani, niwe Imana yabo, kandi barerura, ntabwo babihisha. Mu gihe kizaza ntibitangaje yuko bazategekana n'ibindi bihugu nabyo kwemerera iryo dini gukora n'ibindi bibi byinshi, ibicaniro byinshi Satani ashaka kugenda yubaka mu Rwanda. Mu minsi yashize nari ndi kumujya mu majyepfo, ngera ku muhanda ujya ahantu hamwe, ngiye kubona mbona icyapa kiriho ikimenyetso, benshi bavuga ngo ni ikimenyetso cya Illuminati. Abantu benshi bagira ngo ni ibintu by'imikino, ariko ntabwo ari ibintu by'imikino, ni ibintu biriho, ni ibintu by'ukuri. Umwanzi yahagurutse kugira ngo arwanye umugambi w'Imana kuri iki gihugu. Rero hari ibicaniro biri kugenda byubakwa. Ukwiriye gufatanya natwe kwinginga kugira ngo ibyo bicaniro Imana ibikureho, ibisenye mu izina rya Yesu. Iki gihugu ni igihugu cyeguriwe Uwiteka, ni igihugu cy'Uwiteka. Dukwiriye gusenga Imana kugira ngo tubashe kubona ayo masezerano asohora. Satana ahaguruka mu buryo butandukanye, ari kuzana ibyaha ashaka kubyimika muri iki gihugu. Hari uguhagurutsa urwango ku banyarwanda kugira ngo Satani abambire inzira yo kugira ngo babashe kugeza ubutumwa bwiza aho Imana ibasha kubatuma. Ni mu buryo butandukanye. Mu magambo make yasoza, ndagira ngo ubwirire ijambo, ufatanye natwe kwinginga, kuba ku gicaniro cy'Uwiteka, cyo kwinginga
kwingingira iki gihugu kugira ngo amasezerano Imana yasezeranye abashe gusohoza. Yesu aguha umugisha. Reka dusenga Imana. Nkurarikiye gukomeza gukurikirana ibiganiro tubasangiza kugira ngo ubashe kumenya uburyo ukwiye kwitegura muri iyi minsi ya nyuma n'uburyo ukwiye kwitwara ndetse n'uko ukwiye gufatanya na bene so kugira ngo usoze umugambi w'Imana ku bugingo bwawe. Reka dusenga Imana. Data, ndagushimiye cyane ko utugirira neza kandi udukunda ukaduhitura umunsi ku wundi Mwami. Ndagushimiye kubwo ijambo ryawe dusangiye na bene data. Ndagusabye ngo uhagurutse abarinzi benshi mu bagaragu bawe n'abaja bawe Data bumvishe iri jambo. Ndagusabye ngo uhagurutse benshi wakiremo umutwaro wo gukora umurimo wawe, wo kuvuga ubutumwa bwiza, wo kukwamamaza, wo gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka. Urakoze Data, tanga umugisha ku muntu wese wumvishe amagambo kandi uherekeze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ntarasoza, ushobora kuba wumvishe iyi message ariko ukaba wifuza kwakira Yesu mu bugingo bwawe. Ndagira ngo usubire mu isengesho. Vuga ngo Mwami Yesu, ndi umunyabyaha. Mbabarira ibyaha byanjye. Ngwino mu mutima wanjye. Ndizera ko wamfiriye ku musaraba kandi ko wazutse uri muzima. Ndagusaba ngo uze muri jyewe. Ndakwakiriye. Ndakijijwe. Unyuhagize amaraso yawe. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina ryawe Yesu. Amen. Niba usengiza ikintu wizeye, karibu mu muryango w'abana b'Imana. Shaka itorero rikwegereye, utangire gufatana na bene so kugira ngo ubashe gukomera, kuko ntabwo urukwira rumwe rwakwaka. Iyo urukwira uvuye mu muzindi rurazima byanze bikunze. Shaka bene so mufatanye urugendo. Ushobora kutwifashisha natwe ubonye yenda utari kumenya neza uburyo wafashwa. Reba kontakte zacu kuri channel hasi hano ziriho, ukadukontakta twagufasha muri uru rugendo uko Umwami yadushoboza, tukaba twakurangira uburyo wabona bene so bo kwizerwa bazagufasha muri inzira. Umwami Yesu abane nawe.